ndibutsa abantu ko ngewe ntabwo njya ntinya kuvuga iby'Imana yambwiye. Aha, reka mbe ndambitse hasi gatoya. Anyumvishe? Aha. Bibiliya iravuze ngo ndababwira hakiri kare. Ndarangurura mbabwire yuko urabona ko byanze kujyamo. Wahita unatobagura iyo shashi. N'ishashi ubwo yahita icika. Yego. Wabyumvishe? Urabona ko byanze kujyamo. Ntabwo yajyamo. Kandi imbere yagiyemo yihuta. Bivuga ngo n'ishashi ubwayo yahita icika. Wabyumvishe? Ndaje mbivugeho. Imana yambwiye ngo ucyumva iyi message Imana itangaje wivuga ngo ntibindeba kuko nabonye Imana iheha mbona umweyo w'Imana urimo gukubura. Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka nkwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose mu ndetse zitandukanye zigize iyi si dutuye. Nge nitwa Ben, ini Savana TV show. Mwikaze nyemerera nkubutse kuri subscribe ko utarigeze ukora kugira ngo tubitone umunsi ku munsi 5 kuri 5 ivuka butumwa turimo uri kugeraho mu buryo bworoshye. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana rehaciye agahe tudaherukana, ariko Imana ishimwe ko yongeye kuduhuza. Witeka ahabwa icyubahiro. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose birashoboka yuko wamubonye ari ubwa mbere. Muranyemerera mwinginga mwakire twibwira amazina kugira ngo kuri wo mubonye ari ubwa mbere uze kumenya umuti yo kubana uwari. Mwikaze hano kuri Savana TV show. Murakoze kuri Savana TV show kunyakira. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Imbaraga z'Imana zibabeho by'umwihariko nkamwe mu mpayikaze. Yego. Bira byose ndasuhuza abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu bihugu byo hanze, abakunze banje ndetse nabo Imana igiye kumpa aka kanya. Bose ndabashuje mu izina rya Yesu. Shuhuje abemera Yesu. Yego. Cyasa abemera Imana Data twese n'umwana wayo na Mwuka Wera. Ariko ntibagewe n'abatamwemera nabo ndabashuhuje kuko n'ubundi imirimo n'ibitangaza Imana ikora nabo bashobora kumwemera mu izina rya Yesu. Ndabashuhuje kandi nihanganisha umuryango wagize ibyago. Hari umuntu wanjye wari uri mu gihugu cya Kenya, aza kugira ibyago, aza gutaha, reka mvuge ngo kwitaba Imana cyangwa se aza gupfa. Yavukaga hano i Rwamagana, ariko mbonereho no kugaya umuntu wankinye ku mubyimba. Ndamugaya, habundi habaho gushima umuntu akanagaya. Umuntu wanyandikiye ari hano i Kanombe akambwira amagambo y'urukoza soni ndetse no kwishongora no kwirata, anavuga ngo ntabwo ngo ndi kubeshya, ntabwo yapfuye. Byarambabaje cyane, Imana imubabarire. Gusa kandi nanjye uko namutekerejeho nanjye mbesaba Imana imbabazi ko mwisi duhura n'imyambi Satani agenda turasa. Yavuze ngo ntabwo ngo ntibishoboka, ngo ntabwo yapfuye, ambwira amagambo atari meza. Birambabaza binjyana kure y'Imana. Kwihana si byo bya mbere. Kwihana ni cyambere, ni n'ingenzi no kuri Uwiteka, dore ko ari nawo umurongo njemo. Yego. Uwiteka abeza abatunganye muri byose. Yego. Kandi abakomereza amaboko. Hanyuma wibwiye abantu wabibwiye. Amazina yanjye ni Twagirimana Jean Pierre. Mvuka mu ntara y'Amajyaruguru. Yego. Kaba mu mujyi wa Kigali. Yesu abampira umugisha kandi abakomereza amaboko. Yego. Yego. Na Imana iguha umugisha. Nari mbabwiye ko tuyogana ijambo ry'Imana, ariko urumva ko utunushaho gatoyoti ni ibijyanye no kwihana. Imana ishimwe. Hanyuma reka nkwinginge udusengera Imana, Umwuka Wera tuyobore. Yego. Mwami Yesu turagushimiye ko kuri umwami mwiza, urarufa na Omega, taya beautiful girl. Uri umukozi w'umuhanga. Mbere ya byose Mana, mbanje guca bugufi, ndi imbere yawe ndetse ndi imbere y'Abanyarwanda, ndi imbere y'abantu batuye isi yose, kugira ngo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro mwaka kanya. Ntaba ari nge, ntabwo ari nge uje kwamamara cyangwa se kwiyamamaza, ahubwo nje kwamamaza wowe ndetse no kwamamaza imbaraga zawe, kuko uri rurangiza rwa burundu samba itarumba, giti cy'inganza mbarumbo, urubwugamo bw'umugaro ubwisho bw'abagusenga, rudatetereza bakwisunze kuko uri intwari mu ntambara. Uhereye rero aka kanya Mana,
reba imitima y'abantu uyihe guhemburuka bahemburwe n'ijambo ryawe mwami Imana ijambo ryawe ni inkota icya mugi yombi ikubita mu magufwa mu sokoro ndetse no mu nyamiga hinguranya ijambo ryawe ntice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi ahubwo ritere mu mitima yacu usenga no kwacu ukora ku kaboko byose mbisabye nizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu amen. Amen. Imana iguha kandi gukomereza amaboko abantu badukurikiranye reka mbinginge mbasabe ngo muhuguke muve mu byo murimo manze muze mwumva ijambo ry'Imana ntabwo turi buze gutinda ngo numva icyo mwuka ari kubwira amatorero ubundi ubone gusubira mu turimo wari urimo reka nakira umukozi Imana atwinjize muri iyo gahunda yavuga butumwa. Yego murakoze amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane imbaraga z'Imana zikomeze kubabaho ndumva nta byo gutinda tugiye kugana ku ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye kuko urabona ubundi akenshi natangiraga ikiganiro ndi guseka cyangwa se ibyishimo ari byinshi ariko bitewe n'ibintu Imana yambwiye ikampa n'ijambo rigendanye n'ibyo yambwiye numvishe nanjye ubwanjye ngize ubwoba ndangije ngira amarira menshi iri joro naraye mbabaye kuko Imana yansuye ku isaha ya 9 maze gusenga Imana ivugana nanjye ibintu bikomeye ari byo nje gutangariza abanyarwanda ndetse n'abantu batuye isi. Mbere y'ibyo byose rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19 niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kugira ngo imbaraga z'Imana zibane natwe. Turageza hepfo ku murongo wa 21 niho turabanza dusome dutuje nitumara kuhasoma turaza gukurikizaho dusome no ku murongo wa 22 ariko tutarasoma kuko n'ubundi niwe ugiye kudusomera. Hari ibintu mfite no kwifashisha Imana yampaye kugira ngo mbyereke abanyarwanda n'abadukurikiye. Wayibonye ko iyi dore iyi ni voka mfite wayibonye iragaragara. Yego utungutu ndabizi ko baraduciye ariko ndagafite kugira ngo nkifashishe koko Imana yakampaye babyumvise. Ikintu rero cyambere duhereyeho iyi voka iragereranwa n'umutima w'umuntu wamaze kwihana yarangiza akareka ibyaha ndetse n'ibisa nabyo. Iyi voka igeranwa n'uwo mutima niyo mpamvu warebye yego ndikureba nari nyifashe dore umunyu ushize isijyamo biravuga ngo umutima wejejwe nta hantu utagera kuko n'umuririmbyi ararimbye aravuga ngo ndetse wabyumvishe n'umwana mutoya uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga. Arangije ku gitero cya mbere hari indi mivuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya tumbagira akarenga n'inyenyeri ngo ndetse n'umutima w'umuntu ujya ubasha gukomanga urugi ushaka kureba iki Imana aho amafaranga atagera aho abavandimwe batagera aho anko wawe atakugeza aho abakomeye bose wakwishingikiriza batakugeza. Umutima w'umuntu iyo wejejwe utunganiye Imana witaya binifo gere zimanlasika topinifo gere ujya ubasha gutumbagira ukarenga ibicu ukarenga n'inyenyeri ugakomanga ushaka kureba iki Imana. Nguyu umutima wejejwe wawubonye nta hantu utagera nta kiwutangira nta mupaka niyo mpamvu useseye mwishashe wavuze ngo amina haleluya amen. Hanyuma rero ntabwo urasoma ndaza kukubwira usome yego nubwo wenda biri bungore no kwifasha mikoro ariko ntacyo babyumvishe yego wanayifatira hano gutya bigakunda cyangwa nabishoboka yego gutya nabyo byacamo yego gutya nabyo byakona ntacyo bitwaye urakoze kandi Imana igumugisha. Hanyuma rero iyi ni kirida mfasha yego wabyumvishe abantu bose bari kuyireba ngo rero tangira noneho undosomere ijambo. Ubu tugiye tubanje kugaragaza umutima wejejwe tugiye kugaragaza umutima watangiye kwinjiza ibyaha
muri wo, kuko ikintu tugiye kuvuga ku mirimo ya kamere, tugiye kugaragaza umutima amaze kwandura watangiye kwinjiza ibyaha muri wo. Yego. Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19. Yego, Abagalatiya ibice 5 ku murongo wa 19. Umurongo wa 19. Yego. Reka mbanze nsome titire, iravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Yego, imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka Imana iguha umugisha. Noneho kuri 19 haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara. Yego. Niyi. Yego. Gusambana. Dore gusambana, ubusambanyi bugeze mu uyu mutima wababonye. Nka data ntibyoroshye. Ubusambanyi bwinjiye mu uyu mutima. Yego. No gukora ibiteye isoni. Dore no gukora ibiteye isoni ngibi byageze mu uyu mutima. N'iby'isoni nke. Dore n'iby'isoni nke byinjiye mu uyu mutima. Yesu wanje. 20 haravuga ngo no gusenga ibishushanyo. Dore no gusenga ibishushanyo, mbese ugafata ibintu bitari Imana ukabisimbuza Imana. Dore nabyo byinjiye mu uyu mutima. Ikintu cyose uha agaciro ko kirutisha Imana kiba cyabaye igishushanyo. Dore nabyo n'ibishushanyo byinjiye mu uyu mutima. No kuroga. Dore no kuroga, uburozi, abarozi, dore uburozi nabwo dore nabyo bigeze mu uyu mutima. Mutima wikoreye ibyo bintu se. Twatuvuye kuroga. Yego. No kwangana. Dore no kwangana nabyo byagezemo, byinjiye mu mutima. No gutongana. Dore no gutongana nabyo bigezemo. Yesu wanje. N'ishyari. Dore ishyari rigeze mu mutima. N'umujinya. Dore umujinya ugezemo. N'amahane. Amahane dore ngaya nayo yagezemo. No kwitandukanya. Dore no kwitandukanya byagezemo. No kwirema ibice. Kwirema ibice dore bigezemo. Mbega umutima. Ahantu turi hari udusimba turi gukururwa n'amavuta ya voka. Batwita udusazi. Yego. 21. Yego. No kugomanwa. Dore no kugomanwa bigezemo. Gusinda. Dore no gusinda bigezemo. Ntacyo bire yasize. N'ibiganiro bibi. N'ibiganiro bibi. N'ibindi bisa bityo. Dore ubwo n'ibindi bisa bityo nabyo bigezemo. Ndabwira kirikare nkuko nababwiye kera. Yego. Yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Reka mbe ndambitse hasi gatoya. Abyumvishe? Bibiliya iravuze ngo ndababwira hakiri kare. Ndarangurura mbabwira yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntabwo bazaragwa. Hanyuma rero twagaragaje umutima wejejwe, ariko tugaragaje n'umutima amaze kwandura urimo ibyo byose. Dore ngibi ibyo byose bavuze, ubusambanyi, ibiki byose ibi byo byose abantu bazisomere. Wabonye umutima. Noneho twavuze ko umutima wejejwe nta mupaka, ahantu hose uragenda ukagerayo, ndetse n'imbere y'Imana. Tugiye kureba noneho umutima amaze kwandura ko nawe wagera ahantu hose. Dore iyi urabona ko byanze kujyamo. Wahita unatobagura iyo shashi. N'ishashi ubwo yahita icika. Yego. Wabyumvishe? Urabona ko byanze kujyamo. Ntabwo yajyamo. Kandi imbere yagiyemo yihuta. Bivuga ngo n'ishashi ubwayo yahita icika. Wabyumvishe? Ndaje mbivugeho. Imana yambwiye ngo nguko abakristo bo mw'iyi minsi bameze. Si bose, nkunda kuvuga ngo ntabwo ari bose. Kuko Bibiri igaragaza ko hari 7,000 Imana ibitse bitapfukamiye Bayali. Ariko Imana yambwiye ngo hari abashumba bameze gutya. Hari abavuga butumwa bameze gutya. Hari abahanuzi bameze gutya. Enema ya sika topini fogerere. Ariko Imana yambwiye ngo iraje. Noneho rero ndashaka ukomeze 22 ku mbuto z'umwuka. Tubabarije. Mw'icyo gice n'ubundi. Umurongo 22 ku mbuto z'umwuka. Yego. Yego. Mureke
dusome noneho ku mbuto z'umwuka rero Yewe. ni umutima umaze kwakira amagambo y'Imana ugatangira guca bugufi nyiri uwo mutima agatangira kwihana bya byaha byawe biri muri we bikagenda bivamo Yewe. bimuvamo yego noneho 22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka yego ni urukundo rugeze mu mutima ni ibyishimo ni ibyishimo ni amahoro no kwihangana no kugira neza bigeze mu uyu mutima watangiye kumurikirwa n'umucyo. Haleluya. N'ingeso nziza Mana ishimwe no gukiranuka tugeze kuri 23 yego no kugwa neza byinjemo yego no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Dore reba hano ibimeze bityo nta mategeko abihana. Urabona bya byaha byavuye mu uyu mutima babyumvishe. Noneho rero tugiye kureba umutima amaze kwihana, umuntu amaze kwakira ijambo ry'Imana agaca bugufi, akareka inzangano, akareka ubugome, akareka inzika, mbese akareka ibyaha, akareka ubusambanyi, akareka ibyaha byose yinjije mu mutima we. Dore umutima iyo umaze kumurikirwa n'umucyo Imana yongeye kumurikira. Kuko Paulo yaravuze ngo iyo umuntu yihannye ibya cyaha bishize abahindutse cyaremwe gishya. Umutima wamaze kuhinduka icyaremwe gishya Imana ikongera ikawishimira, urongera ugakomanga Imana ikawumva wari wanze kujyamo none dore ugiyemo wihuta. Haleluya kandi ngo kuko Imana ishaka abantu. Iki ni icyambere ndagishosha. Haleluya kandi haleluya haleluya. Bibiliya yavuze ngo dore imirimo ya kamere iragaragara niyi. Iravuze ngo hari ugusambana, gukora ibiteye isoni. Hari ijambo ririmo rivuga ngo ni iby'isoni nke. Birababaje kuba umuntu yahagarara imbere y'Imana akajya gushima Imana ngo Imana yamuhaye inzu abizi neza ko ayikuye mu buriganya, yangiza akayikura mu bwesikoro no guteka imitwe ngo Imana niko ivuze ngo bayimuhe kandi itabimubwiye. Ibyo ni iby'isoni nke. Birababaje kuba wagenda mu modoka ukajya kubesha abantu ngo Imana yaguhaye imodoka, ubizi neza amanyanga wakoze n'ubugome kugira ngo ubone iyo modoka. Ibyo ni iby'isoni nkeya. Haleluya. Ibyo ni iby'isoni. Ikindi birababaje kuba ubizi neza ko nta Mana ukorera. Icyambere urabizi neza ko nta n'impano z'Imana ugira. Kabiri urabizi ko ukorera ku miti. Gatatu urabizi ko wacishije. Urabizi neza ko wikuteka imitwe ubwira abantu ngo nibaguhe ibitambo ngo nibwo Imana iri bukore. Ibyo ni iby'isoni nke. Ibyo ni iby'isoni nke. Mana yambwe ngo hari abantu bahagarara bagatinyuka bagahagarara imbere y'Imana bakayishima ngo yabagiriye neza. Mana yambwe ngo bajye bashima se shitani. Mana yambwe ngo ntabwo igitanga imiti, ntabwo ijya Yesu ikoroka abantu. Abo ngabo n'abana ba Satani bajye bashima shitani yabahaye ibyo kuko ntabwo ari Imana yabibahaye. Niko Imana yavuganye nanjye. Imana yambwiye ngo nawe urabizi neza abantu wigwa wese ikoroka warangiza ukabakomeretsa kuko Imana yambwiye ngo hari abantu bakomerekeye mu nzu y'Imana. Ndibutsa abantu ko ngewe ntabwo njya ntinya kuvuga ibyo Imana yambwiye. Dore ko hari n'abantu akenshi bashaka ngo tujye tuvuga iby'amarangamutima yabo. Mbonero no kubwira umuntu wamuguye akambwira ngo mu iyi minsi ngo abantu bakeneye ngo ubuhanuzi, ngo njye mvuga ubuhanuzi ngo bw'ibyiza gusa, ngo ibyo kubwira abantu ngo kwihana n'ibiki. Hoya nge nzavugira Imana aho nahuriye nayo ndahazi. Kubera iki hari abantu bagiye bakomerekera mu nzu y'Imana. Ubu se mbabwire cyo kuri wenda sinavuga izina, umupasiteri cyangwa umubishopu wigeze kwamamara mu uyu mujyi wa Kigali. Ariko igihe kimwe ninjira mu rusengero rwe, inkweto zaransaziyeho, nambara ububodaboda. Hari abantu bakomerekeye mu murimo w'Imana.
nambaye nakubusiripa butaranyishije imikwege, nambaye imyenda isukuntu. Nukuri nari navuye mu cyaro naje gusura umuntu mu mujyi wa Kigali, barambwira bati uyu muntu arahanura akora imirimo n'ibitangaza. Ninjirayo ambonye shitani muhiyerekwa. Nta impamvu za shitani ntabwo ari Imana ari muhaye, kuko yamuhaye yerekwa y'ibintu nakora. Arangije aravuga ngo ahita mfata ko ndi imbobe munsi y'ibiraro mu mujyi wa Kigali, kandi nahaje uwo munsi. Aravuga ngo Imana iramubwiye, ariko ni shitani yari imubwiye ngo ninjira mu rusengero ngo abantu bari gusenga, ngo narangiza nkajya ngo mu mamarete ngo nkakuramo telefone ngo n'amafaranga, ngo none narinje kwa musenge ngo none ndahafatiwe. Ariko umunsi wa none ntabwo nzi, ariko iyo mpuye nawe ansuhuza nyubaha avuga ati mukozi w'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo nta hantu kuri Imana itakura umuntu. Abantu mwakomerekeye mu murimo w'Imana ne mwihangane, nta nahantu kuri Imana itageze umuntu. Ariko nongeraho n'ijambo rivuga ngo nta hantu Imana itazamura umuntu, nta nahantu Imana itamanura umuntu, kuko hari abantu banze kumva. Imana yaburiye kenshi ngo bareke ibyo bibwira mu mitima yabo, banga kumva, ariko Imana ije kubamanura. Kuko nabonye Imana iheha, mbona umweyo w'Imana urimo gukubura. Iyo umuntu avuze guheha bumva umuntu avuze nabi. Imana yigeze ivuga muri Bibiliya, ivuga kuri Naboti ibintu bikomeye. Yavuga ngo izaheha nkuko yaheshe kwa Yerobowamu. Yerobowamu yari umuntu wakoze ibizira, akora ibyo Imana idashaka. Naboti nawe yiha gukora ibyo adashaka, Imana idashaka. Yica Naboti amujijije uruzabibu rwe, amubwira ngo reka barugure ngo amuhe ururusha ubwiza, nimba rwarushaga ubwiza ko atagumanye urwo ururusha ubwiza. Satani agenda ashuka abantu, akabereka ibintu by'ibyaha, akabereka ko ari byo byiza kuruta umwuka wera. Wewe urajya mu bapfumu ngo baguhe impano, baguhe ngo ibintu bizajya bituma abantu bagukunda, wabaka ibitambo bangize bakaguha amafaranga yabo ugategeka, we ibyo ukabigurana umwuka wera. Reka mbabwire, umwuka wera araryoha. Haleluya. Kandi umwuka wera araryoha. Imana ije guheha nkuko yaheshe kwa Yerobowamu. Imana ije guheha. Imana ije guheha. Imana ije guheha. Turavuga ibintu bakanga kubyumva. Imana ije guheha. Imana yambwiye ngo ntabwo irarangiza gukora isuku. Igarutse mu bashumba bundi bushya, igarutse mu bavuga butumwa bundi bushyashya. Taya binifo grere ije mu bahanuzi bundi bushyashya. Niko Imana yavuganye nanjye, yambwiye ngo bitangariza abanyarwanda n'abatuye isi yose ko Imana ije guheha nkuko yaheshe kwa Yerobowamu. Nimba hari ikintu Imana ije guhiga mu gihugu cy'u Rwanda, ije guhiga icyaha n'igisa nacyo. Bantu mufite ibintu by'ibigirwamana mwishariye, byo bishushanyo biri mu mitima yanyu, byo arege bishushanyo. Ntajye umuntu unyumva nabi. Ibishushanyo ni ibintu wasimbuje ukabyishaza mu mutima wawe, uzi ko bitahesha Imana icyubahiro. Ibyo byose utindikiye, ayo manyanga, ubwo bwesikoro, iyo miti ukoreraho, izo mpano wacishije, ibyo byaha ukora, ubwo businzi, ubwo busambanyi, ubwo bugome, ubwo bugambanyi, ayo marozo ukoresha, ibyo byose ni ibishushanyo biri mu mutima wawe. Zizimana yasika topini fogerere. Imana ije guhiga icyaha n'igisa nacyo. Imana yavuganye nanjye. Imana turengera. Nta bintu byinshi kandi. Ntabwo ndi butinde ngiye gusoza rwose. Ntabwo ndi butunde ngiye gusoza. Hanyuma Imana yambwiye ngo ucyumva iyi message Imana itangaje, wivuga ngo ntibindeba. Hari abantu bandika muri makomanteri cyangwa se muri comment batagira nubwo badatinya Imana. Nge ntukantinye kuko ndi umuntu, ariko basijya utinya Imana. Yahanitse ikirere, yarangiza ikadendeza inyanja ndetse n'amasoko. Iyo ngiye uyitinye, numara kuyitinya uyiha agaciro. We ibyo kwandika muri commentaire ukavuga ngo na kera kose Imana ngo ibifite uko yaremye umuntu, ngo igihe kigeze cyo guhana, ngo iyo kigeze irahana. Mujye mumenya ko hari impfu shitana zanagira ngo yibe abantu. Hari impfu zijya zibaho zo gukenyuka, hari impfu zijya zibaho zo gukenyuka, kandi nawe nkurikiranye urabizi. Ntabwo ari mwese ariko urabizi ko hari imiryango ibamo impfu zo gukenyuka. Hari ibintu biza bizanywe na Satani. Urabizi ko ushatse umugabo umwe, babiri, batatu, bane, mbese kuzamura. Ibyo byose bituruka kuri Satani, kuko Satani ni umwanzi w'ibyiza.
wi enema yasika topini fogre zizimanda yasika ndakumva uri Imana taya binifo gre ndakumva kuko uri Imana uri Imana uri Imana uri Imana wa mupapa w'Imana irakuziye Imana irakuziye Imana irakuziye Imana irakuziye wa mumama w'Imana iraje wa musore we Imana iraje wa mukobwa w'Imana ibyo wigira kankubwira ibyo wigira waranze kumvira Imana iyi ni imbuzi ngewe ntangaje wanze kumvira Imana iyo rogi horo ujya mugiye kuzafatirwamo niko Imana avuganye nanjye urugi ugiye kuzayifatirwamo kandi ntibikutangaze uzafatirwamo hari n'abazafatirwamo biyitaga abakozi b'Imana biyitaga abapotere biyitaga intumwa n'abahanuzi ayo matitere mwihaye adatuma mutinya Imana ngo muyubahe mukayikoze sori bene aka kageni Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mwibagiwe aho yabakuye mwibagiwe amarira mwariraga muvuga ngo Mana nukora ibi nzagushima nzagukorera Imana yambwiye ngo ifite agahinda yambwiye ngo ibyo nibyo muyituye ibyo byose ibyo nibyo muyituye Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iraje turabura nimbago z'abasogokuruza twamaze kumenya neza aho zari zishinze ntibishoboka ko zikomeza gushingurwa tureba turabura nagakiza kandi kumuhama nimbago z'abasogokuruza twamaze kumenya neza aho zari zishinze ntibishoboka ko zikomeza gushingurwa tureba turabura n'abamama ndetse n'abapapa twamaze kumenya neza uko bajyaga bakizwa ntibishoboka ko bikomeza guhinduka tureba ariko reka mbabwire usibye iby'isoni nye imirimo ya kamere ni gute ukirinda ukiri umusambanyi wambaraga ubusa warangiza ukaza ugatinya ugagarara no ku gatuti warangiza uti haleluya amen reka mbabwire ibyo babashuka bababwira ngo umushumba wawe arabikwemerera reka nkubwire reka mbabwire cyo kora komandasiyo cyangwa se urwandiko rwo mu isi rw'idini urarufite kuko uri umukirisitu kuko uzi kuramya uzi kuririmba uzi gutanga kimwe mu 10 n'amaturo ariko umuririmbyi wa 200 nako wa 424 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yarembye aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ariko ku gitero cya 5 aravuga ko umusaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero urumva ko uwo mushumba ukwemerera ibyo wabara ku ruhimbi wambaye ubusa wahena gutya bigasobanura ngo hena barimbuke wahena umuntu akareba uko wavutse ibyo ni ibiteye isoni nawe ukeneye ko Yesu yakugenderera none se nimba utarihannye ngo ukizwe ubwo wakijijwe iki ku munsi umwe Yesu arimo agenda umugabo witwa Zakayo akaza kumva amakuru y'umugabo witwa Yesu kavuga ati ayo makuru nanjye ndayakeneye yangiza ngo akigira inama kurira igiti cy'umuvumu Yesu ngo ageze ku icyo giti ngo arararama ngo arangije avuga ijambo rikomeye aravuga ngo Zakayo ururuka kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe ururuka kuko uyu munsi ngewe nkwiriye kurara iwawe wa mupapa we Yesu wari ukwiriye ko wamuhakari bakarara iwawe wa mumama we wa mukobwa wa musore wari ukwiye guha Yesu karibu akinjira iwawe akaharara nta handi ari burare ni mu mutima wawe kuramo ibizira kuramo ibigutandukanya nawe ibyo byose bisezerere ubikuremo maze aze arare wawe ikindi satura gusoza Yesu yambwiye ngo abantu muri iyi minsi nibyo koko bakunze ibitangaza bakunze ko Imana yabagira neza ikabazamura Imana ikabaha business ikabakiza indwara zabazengereje ariko yambwiye ngo kuki mukunda ibitangaza kuruta gukunda nyiri ibitangaza Imana yambwiye ngo mwabanze mukayishaka mukayemera mugakingura umutima wanyu Imana n'umwana wayo na Mwuka Wera ubutatu bwera cyangwa se ubutatu butagatifu bukaza bukatura muri mwebwe ibitangaza ko biraza bibyirukaho imigisha ko iraza ibakurikiye muri Zaburi ya mbere igice cya mbere cyangwa Zaburi ya mbere cyangwa se igice cya mbere gura ku murongo wa mbere hariho ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi
nticane n'abakobanyi nahagare mu nzira z'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa ndetse na nijoro, ngo azahanwa n'igiti cyateye hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iyo wakiranutse icyo wakora cyose kizakubera cyiza. Va muri bya bindi bajyaga batubeshya ngo nugera ku kibanza cy'umuntu ngo ugisengere ngo Imana izakiguhe ngo utegeke. Ntukicare ngo wumve ko nimba umuntu ashimye Imana ngo Imana amuhaye imodoka ngo bamuhaye kontaki, ugire imyumvire ko nawe hazaza umuntu akaguha kontaki. Ntukicare ngo wumve ko nimba umuntu avuze ati nari narabuze inzu, umuntu araza ati Imana irambwira ngo nkuhe inzu amuhe mfunguzo. Reka umugisha wese wo wawe. Kuki se ubundi kuki Imana weho utakwizera ko Imana yaguha umugisha, iyo nzu ukayigurira, iyo modoka ukayigurira? Abundi barokore mwabaye muti? Va ku giti, va kuri baringa, mwijoro ufite Imana. Baringa ikorerwamo na shitani, baringa ikorerwamo n'abadayimoni, ariko dufite Imana data wa twese. Haleluya, haleluya. Soza rero twasomye 22 haravuga ngo ariko rero imbuto zo mwuka, ibice 5 mu Bagalatiya ku murongo wa 19 ku mirimo ya kamere, tukamanuka tukagera ku murongo wa 22 haravuga ngo ariko rero imbuto zo mwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro, kugwa neza, kugira neza n'ibindi n'ingeso nziza n'ibindi nawe uzisome. Haravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana, ariko haraguru ku mirimo ya kamere havuga ngo ndababwira ukuri yuko nkuko nabibabwiye kera yuko bakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Huragira amanyanga, warangiza ukavuga ngo uzi Yesu, warangiza ukaririmba ijuru, ukavuga ngo ijuru ryahumuye ngo tuzajya mu mwuka rimwe ngo tuguruke ngo dusimbuke tube twarigezemo. No, ntibikunda, ntabwo bikunda. Ngo abangenda bazi nabahaye ikimenyetso n'icy'amaraso namenyeye ku musaraba, bafite ubayobora n'umwuka nabasigiye, hahirwa uwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hanyuma rero ndashoshe ngiye gusenga Imana. Mwabyemera mutabyemera muzabibonesha amaso. Imana ije mu gihugu cy'u Rwanda, Imana ije mu gihugu cy'u Rwanda. Imana yaravuze irarangurura, ivugira ku misozi igiye itandukanye, ivugira mu masoko agiye atandukanye. Abantu mwanze kumva muvunira ibiti mu matwi. Imana mugiye guhurira mu ikoni, mugiye guhurira mu ikoni, mugiye guhurira mu ikoni, kuko Imana iraje. Nukuri ije guheha nkuko yaheshe kwa Yerobowamu, ije guheha. Cyumva umbuzi y'Imana nushaka guhinda umushitsi, uvuga utuhereye aka kanya menye ko nta cyubahiro mfite. Wewe uriho icyubahiro? Umuntu ubaho igihe kikagera gapfa, umuntu wiyita ikirangirira akavuga ati ndakomeye nteye ubwoba, ati nge nagushwanyaguza nta mvugiramo, mararika muryamisha ukweze mu buriri. Umuntu uvuga ati ndakaze ndi ikirangirire, diabete ikagira ibyo umubuza kurya, igifu kigateraho indwara, imitima, imitsi n'ibiki byose bigateraho. Ukeneye Yesu ni wakuruhura, akakubera muganga, akagukiza ibyaha ndetse n'ibyo byose bikuzengeje bikagenderamo. Twagiye tubwira abantu Yesu ugira neza gusa, ariko ntitwanababwira Yesu wica kandi akanakiza. Ibyo byose biri mu kuboko kwe. Nushaka kwimenya yagendanye na Lazaro ari inshuti ye, ariko Lazaro ntibyamuhuje gupfa areba, amara iminsi 4 mu gituro. Ariko kuko ari umwami, igihe kigeze araza arategeka bati zuka, byose mu biganza bye, ni ufite ubuzima bwawe, ni utanga kubaho, ni ibyo byose gupfa kubaho byose birashoboka. Wakubashya Imana mu ruko. Ese nawe utarayizera wakwizeye Imana ikagukiza izo karande zikugendaho, ikagukiza iyo miruho? Urabona ibyo bizakumarira iki? Ko hari abantu gusa usibye ko ibintu ashaka kubyinjiramo, hari message yari yanzanye ko hari abantu baruze bakabaroga ubusambanyi, nawe ukawize ko kubivamo byakunaniye, kukeneye Yesu ngo akuruhure. Ko hari abantu baruze ubusinzi, ayo ukore yose ukayamarira mu businzi ndetse no kwa maraya, ukeneye Yesu kugira ngo akuruhure. Kugira ngo akugirire neza. Imana ibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana. Muyobozi wa Savana TV show, ndumva
nsoreje aha ngaha tugiye gusenga Imana Data twese. Ijambo ry'Imana avuga ngo nimwemera mukumvira muzarya byiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma. Uwo kumva arumva, uwo kutumva nyine ubwo n'umuntu abagabwe atazumva. Ubwo Imana ifite abayo, kandi ijuru namaze kumenya ko rifite abaryo, mara kumenya ko hari umwana w'ubugingo n'umwana wo kurimbuka. Ko se kuki wakumva waba mu bana bo kurimbuka, waharaniye kuva mu bana bo kurimbuka? Yuda yarababanjije agambana Yesu arimanika arasandara, yabanjirije abazarimbuka. Ariko se nawe urashaka ko Satani azakwisasira? None warabaye no mu rusengero, wenda dareka tuve mu batarabaye mu rusengero. Garukira aho ngaho, Yesu ni wowe ashaka, ni wowe ashaka. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko uri umwami mwiza amahoro. Message yawe uko wayimpaye niko nyitambukije, ntacyo ngabanyijeho cyangwa ngo nongereho. Ntabwo mfite ibyakwemeza imitima y'abantu, kuko nta nubwo nge naje kubemeza, sinamenya n'ibyabagira umumaro. Ariko wewe ureba mu mitima ukamenya ibihishwe. Aka kanya tsikamira imbaraga z'abadayimoni, sikamira dayimoni uzirusuza kwabura ibyo bari bumvishe mitwe y'abakabihanaguramo. Musikamire dayimoni iteza abantu gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Iyo yose ni kubitwa hasi, nanije imbaraga zikuzimu, mfunza amarembo y'ikuzimu, manana ubwami bwa Shitani, ubwami bwa Mede n'abaperesi katika jina la Yesu. Reka imbaraga z'Imana zigaragare. Mana, ijambo ryawe n'imbuto itabora, ni umuhigi uhiga kandi akavumbura. Iyo uhize icyaha uragihiga ukakivumbura. Aka kanya higa kandi ukurikirane, zibura amatwi y'imitima, uhe kumva abantu iby'umwuka abwira amatorero. Urakoze papa, barebe basobanukirwa, barebe imbere yabo, bamenye ko umunyabyaha atazagubwa neza, ahubwo azagubwa nabi. Wigeze uvugana nanjye ijambo rikomeye, uravuga ngo urambwira ngo hari abantu urwaje kandi ubarwaye. Mana, uhera aka kanya Mana, ntabwo nifuza ko abantu barembuka. Ndabinginge ndabahendahendeye, buri muntu wese ucyumva ijambo ry'Imana nagere guca bugufi akugarukeho kuko uri umwami w'abami. Urakoze papa, urakoze, urakoze, urakoze. Bana n'umunyamakuru, ubane n'abatuye isi bose, nanjye kandi ubane nanjye, kuko ijambo ryaravuga umwigishwa n'umwigishwa bagabane byiza byo mu ijambo ryawe. Abadayimoni bahora ndabananije ku buzima bwanjye katika jina la Yesu. Ntabwo dushoje, turasubitse. Ejo n'ejo bundi ndetse n'ubutatu zonge dusubukure, kandi ikiruta byose nuko tuzabana nawe mu gitaramo cy'abera. Gusenga nuko wanjye gukora ku kaboko kwawe, byose bisabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu. Amen. 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 Nsabira abantu umugisha bari kumwe natwe, babwire ngo mugumye mube hafi yacu. Nzi neza yuko Uwiteka ibyo yifuza kubagezaho muzabyumvira hano. Hanyuma Uwiteka abaho umugisha kandi abakomereza amaboko muri byose. Reka nake umukozi w'Imana nimero za telefone ndabizi ko muzikeneye, kugira ngo mujye mu buryo mumuhamagara abasengere ndetse n'abihana babone uko bihana. Duhe nimero za telefone. Nomero za telefone ni 0782 23 9466 0782 23 9466. Baraza kwihangana mu iminsi ntabwo ndi kuri WhatsApp bitewe n'ibibazo by'abajura mpura nabyo, ariko hamwe no gusenga Imana wenda hari igihe Imana yabigenza neza. Ariko kumpamagara bakambona bambona nta kibazo. Imana ibaho umugisha. Yego. Naho ubutaha rero, ciao ciao. Amen, amen, amen.